hari igihe nigeze kujya kwigisha ahantu barambwira bati ntabwo tuzongera kujya gusenga kiliziya bazicima abantu, ntabwo tuzongera gusenga kuko abantu baje gutwica bambaye amashapure. Reka mbwire n'abacitse ku icumu ko kubabara atari ko gupfa. Mu mabaro wanyu muzakuremo imbaraga zo kubaka igihugu abandi bazareba bagatangarira. Hari abantu benshi bataravuga ibyababayeho. Ese ufata umwanya wo kubatega amatwi? Hari abantu benshi batarabona icyerekezo cyo kubaho, bakibaza, bagishidikanya impamvu bariho. Abo bose rero baradukeneye. Buri wese akwiye kubera undi umuti, akabando k'iminsi, kandi akumva ko nta na rimwe ushobora kubaho wenyine ngo unezerwe. Burya ikizakwereka ko unezerewe, ko wishimye, na umubare w'abantu benshi uzaha ibyishimo. Niba rero ukishima, ukishima wenyine wihugitse ahantu, ntabwo ibyo ari ibyishimo, ibyo ni ukwikunda. Umuntu rero umaze gusobanukirwa ko kwishima ari ukubiha abandi, kwitanga ari ukwitangira abandi, arahaguruka agasanga buri wese mu bo bahura akamubwira ati nakumarira iki ngo wishime, nagufasha iki ngo unezerwe, niki ubona nagukorera kugira ngo urusheho kumererwa neza. Numva rero muri munyarwanda wese akwiye kubwira uwo begeranye, uwo bari kumwe, akamubwira ati niki nagukorera ngo urusheho kumererwa neza. Icyo gihe nibwo tuzasangira ibyishimo mu gihugu cyacu, ukamenya ko n'undi yababaye nawe bikugeraho, n'undi afite ikibazo nawe bikugeraho. Niyo mpamvu iyo ukemuye ikibazo udakemura ikibazo cyawe wenyine, ahubwo ukemura ikibazo cy'uwo muri kumwe, kuko niwe muvandimwe Imana yaguhaye. Nubwo twabuze ababyeyi, abavandimwe n'inshuti, ariko iki gihugu kirimo abanyarwanda. Abo banyarwanda rero buri wese mu izina rye akeneye undi kugira ngo akire ibikomere afite, kugira ngo yubake amahoro, kandi kugira ngo atere intambwe ijya imbere. Turebe rero umurage dushobora guha iki gihugu cyacu, turebe icyo tumarirana kugira ngo twubake bwa bumwe. Hari igihe nigeze kujya kwigisha ahantu barambwira bati ntabwo tuzongera kujya gusenga kiliziya bazicima abantu, ntabwo tuzongera gusenga kuko abantu baje kutwica bambaye amashapure. Ariko ndababwira ngo ahubwo tekereza mu kindi cyerekezo. Njyewe ni nambara ishapure nzayambare ndi umukristo koko. Njyewe ninjya gusenga nzakizwe koko mbu umukristo Imana yifuza. Ariko iki gihugu cyacu nta n'ahantu hatabereye ubwicanyi. Aha twicaye habereye ubwicanyi. Aho tugenda mu nzira, amashuri twigamo, abanyabwenge bayizemo bakoze ubwicanyi. Ahubwo reka tuvuge ngo reka tuhanyure tubiba amahoro, tuhanyure twigisha inzira nshya, inzira y'urukundo. Noneho iki gihugu ahubwo tukigangahuri, ahaciye ikibi tuhanyuze ineza. Ndumva ariko kwiyubaka, tukibuka twiyubaka, kandi nimuhumure ntabwo tugipfuye, kuko urupfu ntabwo rufite ijambo rya nyuma. No muri iki gihugu abari bakirimo muri jenoside yakorewe Abatutsi twaribazaga ngo bizagenda gute, ariko uyu munsi turavuga ngo u Rwanda navuga ngo rwaravutse, kandi rwavutse neza. Ntabwo ruzongera gupfa, ntabwo ruzongera kubabara bigeze aho rwageze. Reka rero nsoze mvuga ngo
twibuke twiyubaka, uwagize nabi areka inabi, kandi buri muntu wese yumve ko afite icyo yakora kugira ngo tugire igihugu cyiza, tuzaraga abana bacu igihugu kizira amarira, tuzigisha abana bacu ko bava inda imwe kandi ko buri muntu wese ashinzwe undi, maze tumenye ko ubumwe bushoboka kandi ko ubumwe bushoboka iyo ngize icyo nkora. Reka mbwire n'abacitse ku icumu ko kubabara atari ko gupfa. Mu mubabaro wanyu muzakuremo imbaraga zo kubaka igihugu abandi bazareba bagatangarira. Turi mu minsi ya Pasika, aho Yezu yazutse, ijambo rya mbere yavuze akavuga ngo nimugire amahoro. Ntabwo Yezu yaje avuga ati mwarampemukiye, mwarangambaniye. Ntabwo Yezu yaje avuga ati narababonye, ibyanyu narabimenye, reka nisubirire kwa data. Ahubwo yaravuze ati nimugire amahoro. Niyo umuntu yababaye ashobora gutanga amahoro, kandi koko ngo amaso yarize niyamenya guhoza abandi. Reka rero ndangize mbwira buri wese unyumva ngo urakabaho, ubeho, wirinde gupfa uhagaze, ariko wirinde no kwica urukundo, kuko kwica urukundo bivuga gupfa. Wowe rero warokotse jenoside yakorewe Abatutsi, urakabaho. Reka nifuze kandi mbikubwire, uzahore ubizirikana, uko bukeye ubyiyibutse kandi ubibwire n'abawe bose. Nugera mu ngorane uzibukira ijambo nakubwiye ngira nti urakabaho. Ntuzibagirwe ko wari gupfa none ubu ukaba uriho. Hari impamvu rero wabayeho, ngaho tangira uyizirikane, ugire umugisha w'Imana, kabeho. Reka mbwire buri wese uri hano ko kubaho ari inshingano. Niba Imana yaratugiriye ubuntu tukabaho, ntago twasigariye kugira nabi. Bariya duherekeje bazize nabi, numva umunyarwanda wese akwiye kuzira inabi kugira ngo ibyabaye bitazongera, jenoside ntizongere ukundi, kandi duhindure imitima kuko ubumwe butangirira mu mutima. Mugire amahoro mwese, mbifurije ibyiza, mbifurije umugisha, murakabaho. Banyacyubahiro bandi muri hano, banyakubahwa barokokeye jenoside muri umurenge wa Jari n'ababaherekeje, bavandimwe, nshuti, banje kubasuhuza. Mwiriwe. Mu izina ry'abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi bo mu murenge wa Jari no mu izina ryanjye bwite, turabashimira umwanya wanyu mwafashe mukaza kudufata mu mugongo kuri iyi nshuro ya 29 twibuka abacu bazize jenoside. Twebwe abarokotse, umwanya mwabihaye tuhaye agaciro gakomeye. Uru rwibutso rwa Jari rwubatse hano i Rubingo, rushyinguyemo imibiri 25,023 niyo Abatutsi bari baturutse mu cyari segiteri Rubingo, babivuzeho. Segiteri Jari, Gihogwe, Cyuga, ubu nizo zigize umurenge wa Jari. Harimo kandi Abatutsi bari baturutse mu mirenge y'abaturanyi, icyahoze ari Kabuye, ubu ni mu murenge wa Jabana. Abaturutse mu mirenge ya Ngoma na Shyorongi za Rulindo, n'abaturutse mu murenge wa Kanyinya ya Nyarugenge. Abo bose baje bizeye umutekano kuko hari ikigo cya gisirikare. Ibyo baje bizeye sibyo babonye, nk'uko twabikurikiye mu buhamya. Abasirikare bari kubarinda nibo bafashe iya mbere, bahereye ku bafite imbaraga, cyane cyane abasore
n'abagabo babica urw'agashinyaguro. Abagore n'abana bahamagara interahamwe zibica uko mwagiye mubyumva. Muri iryo curaburindi ubwo uwitwa Umututsi yari yibasiwe, nibwo ingabo zari za FPR zadusesekayeho zibasha kurokora twebwe twaje gusubiza agaciro abakambuwe bazira uko bavutse. Abarokotse jenoside bo mu murenge wa Jari ndabasaba gukomera tudadire. Twarababaye bihagije, twarahizwe, twiswe amazina atandukanye, twabaye inyamaswa, ariko uyu munsi wa none turakomeye, turatinyuka guhagarara imbere y'abantu tukavuga nta pfunwe dufite. Twagize inzira ndende kimwe n'abandi bose Batutsi bari bari mu gihugu bahigwaga bukware. Nubwo twabaye mu bihe bikomeye kuvuga bigoye, ariko ubu dufite amashimwe. Turashimira inkotanyi zadukuye mu icuraburindi zikatwereka umucyo, zikatugarurira icyanga cy'ubuzima, ubwo tukaba dufite impagarike n'ubugingo. Barakoze cyane nabo gushimwa. Ngira ngo iyo tutababona izina Tutsi ryari guhanagurwa. Turashimira leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda iyobowe na Nyakubahwa Paul Kagame, ikomeje guha imbaraga ibikorwa byo kwibuka Abatutsi bazize jenoside no kubungabunga inzibutso zitubikiye abacu. Turashimira kandi leta y'ubumwe ko ikomeje kwita ku mibereho y'abacitse ku icumu, itwishyurira amashuri, turavuzwa, idushakira amacumbi, ndetse inadutera inkunga ku mishinga iciriritse kugira ngo tubashe kwiteza imbere. Nyakubahwa Mushyitsi Mukuru, mu rwego rwo kurushaho kwibuka twiyubaka abacitse ku icumu mu murenge wa Jari, turasaba ko uru rwibutso rutubikiye abacu. Umushinga wo kurwagurwa turabizi neza ko watangiye, ariko byarushaho kutunezeza wihutishijwe, kuko ubu ngubu urwibutso rwamaze kuzura kandi hari benshi tutarashyingura. Umubare navuze ungana n'ibihumbi 25 na 23 bashyinguye muri uru rwibutso, ntabwo aribo bakagombye kuba bashyinguye, hapfuye Abatutsi benshi. Hirya no hino rero haracyari imibiri, nubwo tutarayibona, ariko twizeye tudashidikanya ko izaboneka, nabo bagasubizwa icyubahiro bambuwe. Ni byiza ko hari abacitse ku icumu leta y'ubumwe yabashije kubonera amacumbi, ariko si bose. Hari abagifite ikibazo cy'amacumbi ndetse n'ashaje. Tukaba dusaba ko abadafite amacumbi babasha kuyabona, ndetse n'ashaje agasanwa. Iyo uryamye heza unarota neza, ukanatekereza neza. Turasaba gukomeza gushishikariza abantu gutanga amakuru y'ahantu hari imibiri y'abazize jenoside yakorewe Abatutsi, kugira ngo ishobore gushyingurwa mu cyubahiro. Iyo twashyinguye abantu bacu turanezerwa, twumva muri twebwe icyo twagombaga kubakorera twagikoze. Ariko iyo utarabona uwawe ngo umushyingure, n'ubundi uhorana intimba. N'izindi mu magambo rero, icyo nakongeraho ni ugushima. Mwakoze kuza kudufata mu mugongo, natwe tubijeje ko dukomeye, dukomeje kwibuka twiyubaka.